ikintu cyonyine gishobora gutabara Ndimbati magambo makeya hajemo imbaraga za politike nibwo yasohoka ko nabana ntago abanyapolitike nababeshyi nabajura nibisambo nabantu ari nk'ukuntu cyane najyaga numva bavuga ngo umuntu ni inyangarwanda nkagira ngo barababeshyira cyase nagatwiko ka politike cha Padiri ni inyangarwanda Mukankiko ni inyangarwanda abo bantu babiri bo nanabisinyira nizo Mukankiko na Padiri Nahimana Thomas mbakeneye mu Rwanda ari bazima cyangwa ari abapfa bakajya mu nkiko bagasobanura ijambo ku rindi ikinyoma ku kindi bagahanwa utipe hanzanga bafite Babylon burenze igipimo burenze ubujya nawe ku buryo wandi yahitaza byarenze igipimo ubu Babylon. Hello people, nizere ko mumeze fresh sana homa mudukurikirana mu bice bitandukanye ni yawe TV ni Patrick the Entertainer tugarutse muri stories zigiye zitandukanye dore ko dutangirana na mujyanama wacu uyu munsi mbanze nurutse ko turi kumwe na Body Max Fitness bakubwira ko ni wifuza kuba physical fit kugabanya ibiro kubyongera support na bagwimyitozo iguha gutera nkuko byifuza dore mu gikoso sana cyuzikana mbere ujye muri top katimoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukadamagara kuri 0782358081 dufite byimuzo cyane dufite sauna de massage dufite swimming pool mutugane tubaye izo service mbababwiye haruguru umeze fresh amahoro ya namahoro yesa shimwe. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes ashimwe. Haleluya ariko. Mashallah. Eze bitariko. Ariko ukuntu teye. Ari ukuntu ujye ucanga abantu. Mashallah. Oya. Ahubwo abantu benshi Imana yabahaye ubwonko ariko babaho ku bintu biri empirique. Uzi ikintu bita empirique ni ibintu biba ari bizakera. Tutazi niyo byaturutse ukuntu uzi ko pi ari 3 n'ibice 70 ingahe ukajya ubigendera ngo pi ni 3 n'ibice ariko utasobanura gute nyine ibintu byose teora abantu bagenderaho hari ibinyoma biba byaremeranyijwe bagafata nk'ukuri ngo hari ibinyoma biba byaremeranyijwe bigafatwa nk'ukuri byaremeranyijwe n'abantu benshi ukuri nuko abenshi ngo ikinyoma cyemeranyijwe n'abantu benshi ngo kigahinduka ukuri nge rero aho ngaho vuga ko mwakeremeranyije muri benshi ndabanza hagisenya nubwo nta kirasenya muri mwe ariko muri ngewe ntago ngomba kucyubakiraho ari abantu banyemeza uburyo ngo nambaye ngo wambaye ngo nk'abasound what mwasheye hagane ku mwami ibyo nkabikuraye none se Abraham akaba yarambara gate rimwe ukajya gutya uti umusore wujuje ibingibi ni wowe pasteur si igihoha aya ugabane bafite ibibazo anga bafite ibibazo babatse mu pasteur bugiye no meze gutya none se ikibazo kimwe iyo dushyize abantu mu cyumba cy'amasengesho bakuzura umwuka wera yajya gukora ntageze umugore agomba kumugeza utekereza yuko urugo rudasenyuka uwo mwuka wera araza asakaza kubigukorera aza asakaza guha amasomo ngo gikubita muri 30 ngo umanuke muri dogere ya 45 ngo uzenguruke hariya na hariya nukuri hari biriya ni nka matematike Wewe ni nka matematike iyo utayize ubutayize ntago wakuzura umwuka wera ngo umenye integral cyangwa factorisation nimba utabizi ubutabizi ni nko gutwara lactose ntago wakicara muri lactose ngo leze vekire wimeniyanse ati ubu ngubu rero ngiye guhita nyitwara nimba utarayizira kurenza umukingo kuzura umwuka wera ntibivuga ko utagomba kumenya ubumenyi buriho kugira ngo ubashe gukora ibyo ugomba gukora icyo gisobanutse kinaje mu bantu binasobanuka abantu babimenye ubwiza bw'umusore n'uyu munsi ndahura n'umwe mu baorganize ba Mr Rwanda cyewe biriya bintu byabo batazadukora nk'ibintu bakoze muri Mr Rwanda bakabajyana gukama abari babajyana gukama nabo baranje barayifotora sha nyine nk'abo babajyanye ku ruhimbi ngo babihe ibyansi babajyana gukama shera bikabari barakamaga uri sure kabisa icyo tujyanira abo muco abari barakamaga bikitwa iki se bikitwa iki dukomeze uwo Mr Rwanda abari bajyaga ku ruhimbi bakabuganiza bagacunda nubwo mukanya uraje kumbwira ko abagabo bajyaga ku ruhimbi bakajya gucunda ese abantu babajya muri Mr na Mr Rwanda ubundi babajyana mu rukari bazi inkingi bita mbona bihita n'inkingi bita
byumva uhore biri neza hingi bita byumva uhore byumva unumi none se umuntu azaba Mr Rwanda muri ghetto hatabamo n'inkingi bita byumva uhore kuko nta nicyo babumva urumva nyine nta gihari umuco wagiye gusa hari ibintu tutaverifiye buriya bishobotse twajya kuverifiya ko uriya muhungu abibashije ariko nanone tuvuge ko ashobora no kuba ari imanzi yabyemererwa ni ikibazo rero aho ngaho urumva ni ikibazo kuko ubundi mu bwiza bw'umugabo cyangwa se umusore wa kinyarwanda nuko yakabaye anashoboye akazi ko kubaka urugo buriya n'abakobwa reka nkubaze ikibazo cyoroshye umukobwa aje nta mabere afite impenebere ya indi iri plate kabisa nkutarigeze yamera twamushyira muri ba nyampinga seriously wamushyiramo not wikirwa ujya kure no umukobwa nyarwanda afite amabere imitemeri ntago ari ibintu byo kuzariya ariko arabitabiriye baba bafite rwose oya byanga bikunda hari ryari ririho hari cyari kiriho voilà none se ubwo tumanutse hasi nubwo wenda tutajya kuhareba tubashe kumenya yuko nta biriyo twamushyira muri ba nyampinga de buriya rero nuko tutabasha kugira uburyo bwo kubipima tunamenye ko ari Mukagatare ntiyaba Miss Rwanda buriya gute se Miss ubwiza umukobwa mwiza w'umunyarwanda kazi abari Mukagatare bavuga brain culture mu buriri hazamo ndakubajije brain culture ibere ririmo ku kiseri ririmo nyine ubwiza bw'umukobwa nuwo ngo bavuze ziriya bintu bitatu nk'ingingi ngari ariko numbwira ko ubwiza bw'umukobwa hatarimo no kuba yoroshye ubwo nawe uzashake Mukagatare ubwo uzaza tubwira ubwiza bwe hari ikibazo se hoya nawe uzatubwira ubwiza bwe none ubwo iyo ni kote y'abakobwa kote y'abasore rero nimba dushaka ko ubwiza abatari Mukagatare nuko n'umusore nawe abazi kureba ubwo bwiza nyine naho ibintu muvuga ngo abantu bishyizemo ngo ukora ibintu navuze hari ibintu navuze ngewe ku buryo wa playinga audio ukabona ukumva ari ibintu navuze aho ko mufite imagination nababwira n'ubwiza bw'umusore n'ubukazaga bantu bafite ama imagination ntaza yariyo wenda wasanga ibari ukubaka etage wasanga ibingiyi bari kugira brabas wasanga ibingiyi bari ukuyikanika kuyoza wamenya ari ibikize oya ndi kuvuga mwebwe ahubwo mufite imagination y'agatangaza uziko mugira imagination indengaho ariko tubwizanye ukuri tuvuze ngo uyu musore ni mwiza tukamuhereza umukobwa tutugwaye umusore mwiza wenda turanabashyingiye da bakinjira mu cyumba umusore akibura umukobwa sose twamaze ngo umusore twagwaye ni mwiza si mwiza yasubiza ngo iki wenda tuvuge ko tubimubashije yasubiza ngo iki zaba ngo ni mwiza gate nahabeza babuze bwakoze ati bamwana wa misajora akavuga ati ambereye inyana y'imbwa nakonde no niko bimeze none se mu bwiza bwose ntubona ko muri Mr East Africa wenda ho hateye imbere sobonye ko baberekanaga abdomino yana ikono triceps none se ngo buriya bihatse iki ntago ari ukureba umubiri gusa uko wubatse ese umuntu wese wakoze umubiri uvuze ko na gahunda bameze neza kera nyifite six pack ntago nagusobanurira nabaga ndi hejuru cyane reka byane yabango ngarakora kamwe ngo nibyanga kometatu twe twaga turi hejuru cyane muri 5 6 7 iyo nka Vitence Zactros ari toro ujye ubwirizamo hari urusengero ujye ubwirizamo najya n'umuntu kubeshya yuko najya n'umuntu kubeshya ko mu Rwanda nshaka kubwiriza uzangiye uri umunyamafuta ucyo ni igihuha ahubwo abantu baba bazi ko iyo umuntu aba mu rusengero agomba kutagira ubundi bumenyi agira nshobora kuba mu rusengero mbwiriza neza nuzura umwuka wera turi muri Kenya abantu bagwaga hasi daimoni zikajwiyebura zikasohokamo nese zasohokagamo kubera nta mavuta ndiho ariko nkamenya gukora nuclear weapon atomic bomb nkamenya gukora sanitizer nkamenya kubaka nshobora kubigira nkaba public speaker mwiza nshobora kuba mfite ayo mavuta nkaba ndi comedian mwiza nubango ntago kimwe gikuraho ikindi ariko ukomoje kuri Miss Jory yabana ibyo byose rero iyo umuntu atagifite iriya six pack atagikora sport atakaza n'imbaraga zo gukora uriya muribo none ubwo icyo nshatse kuvuga buriya kureba six pack yabo ni nko kwishyiramo ngo ufite six pack ufite six pack ni umusore mwiza nyine ni Mr Rwanda
buriya ni nkaho biba byerekana nuko abantu baba bashaka wenda kutabyumva. 6 pack ni ukuvuga ngo ubwiza bwe burafatika. Noneho ririya triceps y'agatuza ni ukugaragaza ngo yamenya guhangana, kuko kera buriya abantu batanabizi Mr. Rwanda kera yahozeho mu muco wa kera bajyaga gusimbuka urukiramende, kurasa intego no gukirana, urushije abandi bakagira gute, bakamwita umuntu udasanzwe, umusore nyine mwiza. Rimwe na rimwe n'abakobwa bakamusarira bakati wa musore yatsinze abandi sha mu gukirana, ati bira mu gukirana n'uwa mbere. So icyo gihe bagaragaje ko yarwanira igihugu, kurasa intego, ntiyahusha umwanzi. Noneho rero uyu munsi umwanzi igihugu kiriho ntago hakiri cyo kwanda abantu ntago bazi cyari cyo, n'uburyo rwaturutse mu Rwagasabo rukagenda rukura batera ibindi bihugu. Uyu munsi ntago uzatera Uganda, ntago uzatera hehe. Noneho rero hariya n'uburyo uzarwanya ubukene, n'uburyo uzatuma tuzamuka mu bukungu GDP. Hari rero ba Mr. Rwanda bagomba kuzabahuza n'abashoramari, bakagaragaza ibitekerezo, bakareba ni gutaganira n'umushoramari, ni gutaganira na Sina Gerard, ni gute batujyana majerwa badeduwane nka actress 3 yabishobora gute, mayindi ikoze gute mu bijyanye no gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi yaheze rero ukaba nimo baselektiona byarangiye biti ngo bari hafi kujya muri boot camp, ariko nyine bazajyamo se nimpura nabo nkumva organizer ibyo ambwira ko ni umuntu wanjye, ariko ni numva ibitekerezo bye bidafashe nzagaruka mbabwiye nta kintu kirimo muri ya Mr. Rwanda. Dufitanye appointment today. Icyo ngicyo tukiveho icyo obyo byose abantu bafashe amakuru. So ndahari rero, ariko abantu banagende bankorere subscribe, kuko ndashaka gukora ama video y'iminsi 100 buri munsi, nsohora video imwe kuri YouTube channel yanjye yitwa Leaders of Tomorrow entre parenthèses mu dukubo cyangwa se umuturage ku isonga. Nukuvuga ngo rero ushatse wajya muri YouTube ukandikamo ijambo ngo umuturage ku isonga, ugasacinga urahita ubona YouTube channel yanjye yanditseho Leaders of Tomorrow mu dukubo, umuturage ku isonga. Ndi no kwandika igitabo cyase ndafikiye imprima, ubwo nyine cyanditse uko nguko mbivuze, cyanditseho hejuru. Iyi ni cover ndi gukora design, abantu batanazi ko nandika ibitabo. Hejuru handitseho ngo Leaders of Tomorrow, ni ngewe ubikora design yabyo. Hasi handitseho ngo umuturage ku isonga, hepfo akandikaho ngo ibisubizo birambye ku kibazo cy'umuzunguzayi mu Rwanda rwa Gasabo. Icyo ni igitabo nzandika ye baba we, tugakemura ibi kibazo cy'umuzunguzayi. Ubwo rero nuvuga ngo ibi bitabo byitwa umuturage ku isonga bizasohoka ari amaseri menshi dutabo duto twa page 100, wenda ibitabo 10 20 se bizaterwa n'ibibazo mbona by'ingutu byugarije societe nyarwanda. Wenda nige nzandika ikivuga ku baseyi, hari gihe wenda nzandika ikivuga nuvuga ngo nzandika kuri sije zitandukanye, ariko ubona ko zazengereje societe nyarwanda, ukabona zisa n'izigonganisha n'inzego z'ubuyobozi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho ngaho rero anu nibajyeyo barebe ibiganiro ndi gushyirayo, nubikunda subscribe, nubikunda ukore share, kubera ko hari umuntu wakoze comment aranshotora ngo ariko ngo abayirite bo mu Rwanda ko n'uyu mugabo arimo ngo birirwa ngo bakora commentaire ngo ku bintu bya actual ngo bya showbiz gusa ngo byamanjwe, cyangwa abantu nese ko mfite channel mvugira ibintu by'abagabo kutahaza ngo isuru birebe. None icyo gero ugasanga, ariko nanone reka nyene mbikore, ninagira views 1000 abazabara abantu 1000 tugize ko ndashaka gutegura abayobozi bejo bazaza, cyane ko nkubaka ubuyobozi mu baturage, kuko it's the power of the people by the people for the people. Birababaje rero kubera ko abaturage ubona ari ba nibindeba ntacyo baziyo, ahubwo arasimbuka agahita criticizing ubuyobozi buri gukora ibintu adafiteho ubumenyi. So sometime rero abantu bazabibona neza. Guza guhitamo Leaders of Tomorrow kuri iyo YouTube channel yabirorohera abantu kwishakinga, bo bandikemo umuturage ku isonga barahita babona YouTube yitwa Leaders of Tomorrow hagati y'udukubo umuturage ku isonga. Nibandika miliyoni y'Ikinyarwanda leta ari bibamanurira, ntago barajya kure. Cyase ashobora gufata nimero yanjye 0788 30 95 13 kanyandikira kuri WhatsApp nkagwa link, cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Hari n'umuntu uherutse kunsaba ngo ndabona uri umunyakuri ngo uzaze unkorere surveillance kuri etage ndi kubaka Kibagabaga, uko yaramenye ko nize kubaka imyaka 7 yose. Arabati rero ukuri nakubonanye ntago wandira sima, ubwo abantu bakeneye kubaka etage badakeneye ubarira sima ndahari. Irimo yose ndakora. Noneho ubwo icyo ngicyo nacyo nuba gisobanutse, turaza gupiningaho link kuri iyo channel yawe kurya abantu banayicaho bakaba bagira kuri channel yawe. Wakomeje kuri Miss Jolly n'ibyo yose ndazatekereza ko hano ushobora kutaza kuma igisubizo nshaka, kuko uri n'umufana we ngo ukomeye. Ndi umufana wa mbere Miss Jolly. Iyo umuntu abwiye abantu ngo inyana zimbwa ubundi tubaze twumve bitewe n'icyo yavuze ajya kwitaba inyana zimbwa. Icyo kintu yavuze ni agaruko yavuze, ahubwo se mwagiye mwibuka ko yavuze. Ese undi yari yavuze ngo iki?
ko mwabishije cyane mwasubiyemo ibyo yavuze textually ko bidakomeye ngo hari icyo yabanje ajya gushyira inyana zimbwa niba wowe udahuye n'icyo ngicyo yavuze ko kibumva ibyo bintu bikureba nyine se nk'ibyo ngibyo yavuze ati hari abasore hanze aho yarabanje aravuga ati abantu biyubake babanze we ubwe yige kwimanaginga ntiyumve ko ari kwekepinga ajya ku musore nimba udashoboye kwiha gahunda no kwishyira ku murongo no kwitunga no kwiyambika no kwisiga donc ntiwumve ko uzajya kwishakira umusore banza wowe ubwawe umanaginga life yawe ibe stable ubone kuzana mu ndi muntu aravuga ati nawe ubundi hari ukuntu umukobwa bagenda bagashaka abasore atakaza akamutesha igihe akamumarira umwanya akamutesha agaciro ngo akamubera inyana y'imbwa nimba ariko nabyita iryo jambo abantu barikaseho kuki barikaseho bakamera inyana y'imbwa niba ariko nabyita ntago bayishatse kuya agaciro nyine kuko bumvaga aribwo biri bugire ireme icyambere ntiyavuze abantu bose yavuze abajya kurya umwanya w'abana b'abakobwa babatesha agaciro n'ibindi ikindi aravuga ngo nimba ariko nabyita yarabuze uko abyita nawe reka nkubaze ufashe umwana w'umukobwa ukamujyana Marriott mukarya 120 cyangwa 200 yes Marriott nyine iremewe warangiza ubwo izanyishyure cyangwa imeti ipo nimba rizama ikizinzi kizama noneho warangiza mukarya 200 warangiza kurya 200 wari wamuzanye ubwo ndakugurira nkwereke ko ndenze ugasohoka ukanyenyemba ugakora telefone ukigendera uwo muntu nimba atari nyana y'imbwa niki nshakira izina rye noneho nawe urabura igiti mbese nawe urishaka impamvu wenda n'icyo yari gushakira ihe nyine ngira nk'iryo kuko nawe urumva yabuze icyo abyita aravuga ngo nimba ariko nabyita inyana ubundi cya kintu kiboshye mu kinyarwanda kiza kujya oya iri jambere ryo ryiswe gutyo ni uvuga ngo nyine rifite ubusobanuro bwaryo runaka nk'uko amadebe yari abagaragu b'umwami b'umugabekazi ntabwo urabona tuvuga ngo yigize idebe ugahita ubihuza n'izindi nyito dufata inyito inyana y'imbwa mu kinyarwanda bifite icyo bivuze kandi inyana z'imbwa duhorana nazo tugendana nazo duhura nazo rimwe na rimwe nuko tutamenya ubunyana z'imbwa bwabo ubundi iyo ufite ubushuti n'umutipe w'inyana y'imbwa buriya nawe kaba karimo ntago kaba kabuzemo buriya ntago umuntu utari w'umugabo nyamugabo ntago agomba kugirana ubushuti no gukungika n'abo bantu bateye baryo uyu muntu rero ndafata urundi rugero ndagwingero nk'ebyiri cyangwa eshatu umuntu aragiye abwiye umukobwa ati rero nge mfite amafaranga sinzi reka dufate ko yafashe ikibanza ntumba zagivanye muri tekinike utamenye izo arizo wenda abeshya umukobwa yuko arwaye indwara ikaze umukobwa aragiye yafashe 26 salaire amuhaye amafaranga 3,000,000 yaguze parcelle amaze kuyagura parcelle aragiye ahita atereta undi mukobwa arashizemo fondation aragiye ateresa undi arayizamuye ageze kuri rendo ateresa undi ayishyizeho sharupante ateresa undi amukuye amafaranga ati tuzabana sheri zana amafaranga twubaka inzu tuzabanamo ashyizeho amabati undi araje akizemo amakaro inzu iruzuye uyu musore nimba atarababereye inyana y'imbwa yababereye iki abantu nyine bazanshakira ijambo turishake tumbe riri fitting ntumbwire Babylon ko nawe wasanga uri Babylon wapi inyana y'imbwa ni nindi revu n'undi rwego rw'ubu Babylon niko nkunda kubwira niko ndumva ko abantu kuri channel yanyabaga ngo we turn ordinary men into leaders and leaders into politicians cause politics is the highest level of leadership nuwa ngo rero ubunyana y'imbwa inyana z'imbwa inyana kuba inyana y'imbwa ni level yo hejuru y'ubu Babylon ni level yo hejuru y'ubu Babylon mbese ubu Babylon butigeze buba kwisi ubwo tipe anzanga bafite ubu Babylon burenze igipimo burenze ubunyana w'imbwa kuryo wande yahitaza byarenze igipimo ubu Babylon nese tukiri kuri Miss garenze igipimo tukiri kuri Miss Jolly arenze wangu ni Miss ibihe byose mugani abantu baravuga ko arenze ngo ati kwanga ubutumire bw'umwana wa president ubwo twanze inshingano ntabwo yigeze yanga akababeshya ariko namwe mwagiye muri showbiz politike yazi kabakina mwaranze bango ngo nge ninge wivanga na politike umva mbabwire mu isi ya politike ntabwo yigeze yanga ubutumire ahubwo nibyo yashaka ko mutekereza kandi nabyo mwatekereje nimba yaramwise kuriya reka nkeka yuko afite WhatsApp ya Muhozo cyangwa se hari imbuga bahuriraho bandikiranaho kuba yaranditse rero kazaza mu kirori nuko bari baravuganye ntago yamutumiye kuri Twitter rero nimba bari bavuganye nese Bianca bebe ntiyagiyeyo sinumvishe ibihuwa bimbwa ko yagiyeyo Bianca Masamba ntiyaririmbyeyo noneho rero none se Jori kutajyayo kandi abo bagiyeyo ushatse kumbwira yuko urumva bikiri ibintu bya danje
dozio icya kabiri ni ukuvuga ngo bigaragara ko ashobora kuba yaramwandikiye akamubwira ati wazaza wenda undi akamubwira ati sinzaza wenda afite izi deal birashoboka ko afite gahunda nyinshi kuri tweet zitari ukuri nyine ndikubwira bandikiranye privately noneho yamara kumenya ko atazaza ati noneho reka dutwike bakabyemeranya kabipanga ngo president akeneye gutwika none se ari gukora iki yakoze anniversary Mr. Tu nimba adakeneye gutwika ari gukora iki yari yabuze ibyo akora nuwango hariya ari guhangana na Bobi Wine mu matora ya 2026 uretse ko ngewe gukeka kwanjye kunyemeza ko muzi kenero gabashobora kuzayobora Uganda mbere yuko 2026 igera umusaza akamubwira ati ndinaniriwe imyaka isigaye buyitirimuyeyo noneho manda yawe uzatangire na manda ya mbere ariko wari urimo neza ni ukuvuga ngo cyase akashobora no kuzategeza iyo 2026 ariko 2026 ikazajya kugera nabyita ngo ni nawe umaze imyaka myinshi asa naho ayobora donc yamaze kuba tubyita apprentissage niyo waje kugarura ikibazo cyo hagati y'u Rwanda na Uganda biriya bikorwa n'abadiplomate ntago bikorwa na general ntago bikorwa n'umuntu uyobora ingabo zo ku butaka campus ntago bibaho ariko nyine nubwo buryo batekereje kandi nge simburwanya yarango ndwanya ko umwana wa president yasimbura ise nge naho mbirwanya abazungu nibo bantu babigira big deal ngicyo ndeba ni arashoboye ibibazo bihari yabikemura nicyo ndeba kandi ukurikije umurongo aho bigeze bizakemuka kandi buriya tujya tunemeranya Mutabazi nubwo ndumuhatari nubwo mfite umuntu amahirwe yuko naba nshoboye kuyobora iki gihugu cy'u Rwanda kurenza abana ba His Excellency Paul Kagame ni make kuko bo babibamo mukuri kuryana oya tubwizanyije ukuri ntago nabaye expose kuri miliye yabinyubakamo ubu iki kintu abana bagire nihereza ni nkuko bavuga ngo umwana wavukiye ku rugamba rwo kwibohora agakurira mu nkambi ya gisirikare akajya kuri training acyuza imyaka wenda 17 cyangwa 18 amahirwe yuko yabindwanye ya danje afite menshi kurenza wa mwana wo muri Brebo tujye tubyemera nge rero icyo ndeba no kuvanga arashoboye kurenza ibyo bwangwa hari abantu bumva urumva ngo use ngo president ngo none se kamubwira icyo dukeneye ni umuntu waza nk'urugero nimba nyine hari umuntu waza agakemura ikibazo cy'abazunguzayi cyangwa se ikibazo cy'abazunguzayi wenda nanjye mfite ibitekerezo agakemura n'ibindi bitandukanye birenaremereye igihugu kiba gifite niwe igihugu kiba gikeneye nk'umuyobozi wejo rero hariya Bobi Wine yaraje afata urubyiruko rwose arufata gutya araruzunguza ararujegeza noneho anabwira igihugu cyose ngo young generation hanganye na old generation bareba muzeyi barashaje bareke tuyobore indirimbo we are fighting for freedom yaravuze ngo they look for the youth and they say we are distractors ari gushaka guteranya urubyiruko n'abakuze no kugaragaza ngo urubyiruko duhaze iyi generation ishaje haya mu Uganda kugira ngo uyobore biragusaba kugira ngo uyamamaza umeze nkaho ugaragaza uhangana na Museveni mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari nabyo muhoza ari gukora kugaragaza ngo ni muzehe sinajya kumutuka ni muzehe sinajya vuga ngo ayobora nabi gusa nagaragaza yuko ngewe style yanjye y'ubuyobozi itandukanye n'iya muzehe ariko mu Rwanda ubikoze bya babiyahuye hano mu Rwanda ushatse kwiyamamaza byagusaba kugira ngo ugaragaze ko muzehe umwemera no mu misokoro kuko hano ho ujuka bango simbyemera ibyo akora nuwango amajwi wazagira 0 wazacyura 0 nuwango ro muri cya gihugu ni opposite nuko muri Amerika ushaka views uri Fox News ugashyikira Putin byagenda bite mu makuru yawe ugashyikira Putin byagenda bite 0 views nuwango rero buri gihugu cyose kiba gifite realite yacyo mu isi ya politiki ariko kwa nuwango isi ya hano ugomba kuba wemeranya n'umusaza wemeranya nawe shima ibyiza byagezweho hariya Kampala no kuzungu ati biriya niyo nuko muri Kongo n'urugero muri Kongo bisaba kuba uvuga nabo Rwanda kujya kwiyamamaza ushaka amajwi nko muri hano zano nimba ari no Rukivu ntuvuge nabo Rwanda ntugire ikintu uvuga ngo ngewe u Rwanda nzarwereka yuko ngewe ndagatika ntaragafuka imvugo rimwe kwa makoro ho bimeze cyangwa se wenda amakosa u Rwanda rwadukoreye tugira
hariya mu nk'urugero hariya makoro yamaje wenyine Marie Le Pen nanjye ubwanjye yari anamutsinda ariko Marie Le Pen yagize 41 yasinze naho yayakuye nibigaragaza ko no mu Faransa hari abantu barwaye mu mutwe Marie Le Pen nimba hari umuntu nigeze nkurikira débat presidentiel ye nkabona nta gitekerezo kizima afite uriya mudamu ni ugusaza gusa nta gitekerezo afite simple na his excellency ari gukongratulatinga Macron yavuze ati turashimiye yuko Macron asinze ko n'umuyobozi ukunda unity kandi ntatandukanye abantu ririya jambo yashaka kwerekeza kuri Marie Le Pen nuwango Marie Le Pen yarazanywe no kuvuga ngo abasilamu ngo nibakambaye frari mu muhanda reka data abasilamu hariho hafi no kubafunga ubwo abasilamu n'abirabura araje ateremo nuwango akavuga ngo sinzi ukuntu yashyikiraga mbese mu magambo makeya Le Pen no kuvuga ngo n'umunyapolitike birasekeje noneho kuba hari ishyaka ngayoboye byo nagatangaza ariko buri gihugu cyose kibamo abantu bayayutse mu bwonko babayayu kabisa ubwo nyine abayayu ba extremiste bahariya baramutoye kandi ntabwo icyo cyo tugitindaho erega buriya ntabwo nabigira ibintu birebire ko no mu Rwanda 2003 haje umuntu ufite imitekerereze ya Parmehutu mujejetamo abantu hari abamuteye igikumwe da nimba yaragize 2 nimba yaragize 1 nimba yaragize 3 ariko hari abantu bayamuhaye mu banyarwanda bari menshi nyine kugira ngo ubone ko nta gihugu kibura abasazi rero Macron uko nge hari nakurikiye débat presidentiel yabo cyose yari yagerageje ngo kutigira umurakare avuga ngo agenza gake Macron yaramwatatse ndavuga ni wa mama barakwatatse wa none nahagerageje vuga ngo wahombeje ubufaransa miliyari 560 ngo z'amayero ndavuga ni wenda zamuye akantu k'akagingo ariko wapi nako kanga gufata Macron aramubaza ngo twari muri covid iyaba wewe wari gukora iki hari nk'abantu bakunda kuvuga ku Rwanda ngo ariko mu Rwanda ngo bakubita abazunguzayi ngo umuzunguzayi bakamujya ku muzunguzayi bakabigira big deal bashaka no kubihuza ngo n'ubwoko ngo nyama noneho sawa wowe ushaka kuvuga ko abayobozi b'u Rwanda batakoze ibikwiye ku bazunguzayi tubwire icyo wakora ku bazunguzayi bakava mu muhanda tubwire icyo bakora ikibazo cy'abazunguzayi kigakemuka uzi ko nahita kubwira se ngo nibabareke mu muhanda noneho se nimba urafata igihugu gifite akajagari nk'ako muri city ya Kampala cyangwa ya Nairobi uzi impamvu bashoramari baza mu Rwanda kandi tudafite isoko ringana n'irya Kenya nubango umuturage ku isonga bazasobanukirwa abantu bazagiye ku muturage ku isonga bazasobanukirwa ariko nyine hariya Muhozi yarimo ashaka amajwi y'urubyiruko hariya arashaka kwibrandinga nk'umuyobozi uri cool utazayoboza imbaraga za gisirikare kubera ko Museveni na His Excellency Paul Kagame ni generation ikubwira ngo ndakumena umutwe ndakubarura nuza n'ibintu by'imikino noneho generation y'abatoya nubango ni kuri tweet tubirangiriza muri beef tubirangiza muri media umva nkagutwika umva nkavuga ibitekerezo nawe ukazana ibindi tugakora hariya débat y'imiguruko ikindi tumeze nk'aho muri Afrika ariko ntago ari byiza ndabibabujije tumeze nk'abashaka abaperezida bameze nk'abanyamiziki buriya hatabayemo imbaraga za politike zimwe na zimwe ntari babwire abanyamiziki mu bihugu hafi byose bya Afrika batsinda amatora ya perezida abanyafrika bameze nk'abasazi demokarasi bashatse kuyikoresha ariko ntibayishoboye nuko batanabyemera ko it's the power of the people by the people for the people people are ignorant donc the majority is ignorant the majority does not even know what it means a nation ariko barashaka ngo ibikize bahagishumika nukuvuga ngo nubona abantu bari inyuma ya Bobi Wine bishamitse ibintu bazenguruka bameze nk'abasaze basakuza batwika ibintu byakomeye ubundi bari abantu iyo barebye mu maso iyo barebye uretse ko bagiye gutora uyu muntu ngo ababere umuyobozi urabona bazi iki gihugu gikeneye uyo bo gusavuga you know what you know none se bazi cyo igihugu cya Uganda gikeneye mu buryo bwa geopolitique n'urugero ntacyo bazi nta nicyo bitayeho nta nicyo bashaka kumenya bityo bazi nuko so ariko abanyafrika nicyo ngiye ngo bimeze nkaho rally za presidentielles zimeze nka tours z'abahanzi donc urakora tu afite abahanzi benshi ni uragira amajwi menshi kuko abaturage bo bari responsible gutanga amajwi yabo donc bari responsible gutanga amajwi yabo noneho rero muza kubatiraho nimba uyu muntu yamaze we yarasanzwe n'umunyamiziki yabishoboye nge sinzajya gukora indirimbo ariko ikintu nzakora urabyibuka ko Museveni yanakoze nimba ari tubonge nimba ari iki
doko yageragezaga nawe kwirehereza urubyiruko kuko urubyiruko ni 70% cyangwa se abakiri bato ni 70% ariya mu Uganda none akavuga ati ariko uko byamera kose nubwo hari ibindi bikeneye ku mu president ariko nkeneye no kubereka ibyo bashaka kubona kugira ngo nanjye bantore so rero hari akavuga ati niyo wenda ari kata naba nzakora kugira ngo ntorwe cyangwa se nimba ari kata yabizakorwa kugira ngo ntorwe ariko ntago uzafata umuntu se navuga ngo iki Patrick buri urazi ntagozwe ariko ndewe undi muntu utazwi ndamubuze kuko nyine atazwi yaba atazwi ariko reka tuvuge nkawe ntagozwe bya cyane mu gihugu wenda ntagozwe nka Bruce Melody kwa uvuze ngo watsinze amatora mu Rwanda twahita tumva ko ari tekinike yajemo koko uyu muntu utazwi byasaba kugira ngo ugaragaze ko kampeni yawe yashyuhije igihugu hahiye ari naryo jambo Muhozi yavuze mu isabukuru yaravuga ngo Uganda is on fire because of my birthday Mr. Two birthday is excellence akajyayo nuvuga ngo birthday ihetse ikintu cy'imbaraga za politike zikomeye si isabukuru nk'isabukuru ni ibindi bintu kandi ni rally nawe yayitaga rally numvisha byita rally ni rally none se isabukuru igeze iba rally y'isabukuru ibaho ni rally politike kwa ariko nyine yihishe mu isabukuru kubera ko ntago ari igihe abikoze atabi isabukuru ntabyemererwa ntago abyemerewe kubera ko hari igihe cyo kwiyamamaza kiba gihari kizwi n'igihe gitangirira so none mvuga ngahangaha iyo wenda anakoze kata ntago mvuze ngo azayikora byaba byoroshye yuko wajya kumurega ngo yakoze kata bagatoya mu birebe birthday yanjye Mr. Tuburyo yatwitse ni mu birebe ninjye muntu uvugwa cyane kurenza uwo Bobi Wine muvuga ahubwo saranavugwa twite yanjye murabizi iherutse no kuvanwa uretse ko yayivanyeho wangu ntago yari yavanyweho n'ibintu bya channel ya Diamond ntago mfite amakuru yabyo neza ariko yasubiyeho nayo yari yakuweho gutya channel ya YouTube so angancetse ko kwereka abantu ngo byari bikenewe yuko nimba Miss Jora tazajyayo bikorera akadiru kawo kuko bijyariye akavuga kazaza none nundi akavuga yuko atazajyayo bikasirikira muri media bikavugwa muri showbiz ko nimba ari gushaka urubyiruko bararushakira muri showbiz noneho rero ariko wamugana ukibaza ukuntu umuntu postinga ko yakonfirmye ko azaza batabivuganye nuvuga ngo bari babivuganye ahubwo muga katazaza arabanza yandika kazaza noneho nyumuze kuvuga yuko ushobora kuba ugize birantega noneho ariko ikintu gikomeye kirimo anga ugomba kubona suko akeneye gutuka nundi birthday yaratwitse sibyo ahubwo akeneye kugira ngo yigaragaze wango nubwo ndi general umuntu nka Jori yambwira ko atazaza simbiremereza yambwira ko atazaza simbiremereza nuwango nge nzaba wa muyobozi uri cool utaza n'ibintu by'igisirikare cucuma we funga ngumi donc na Jori ufite level ariho ariko itari ku rwego rw'iyange namubwira yuko nkeneye kaza muri kandi simbiremereza kuko ari ikintu mutabona no mu gihe Bobi Wine yararimo yiyamamaza habaga saga zo gufunga abantu ntago yabivugagaho doko ntago ashaka kwigaragaza nk'umuntu uyoboresha style ya se ashaka kwibrandinga nk'umuyobozi uri cool ucilinga kandi wakakira byose sanabu yangu iki ashaka kwibrandinga nk'umuyobozi wakereka urutoki rwo hagati nawe agahita arucurika we waruzamura karucurika ati man yo nakurushije amajwi ariko wangu nakurushije irizi word is nakurushije amajwi wangu so urabona uciringa kwe iyo brand ashaka kubaka afite team ishinzwe kwiga udukoryo twose dushoboka two kuyubaka ari mu kazi gakomeye urumva turi kumwe no mujyanama wa rubanda abagomba kuba kuri kuzuye none se reka twigiye kuri saga ya Ndimbati yamaze iminsi asa n'uwacecetse abantu batsinze Ndimbati byarangiye ejo ndasubire rero mu rukiko kuburana ifungwa n'ifungurwa arongera aragaruka mu bantu ikibazo cyo cyararangiye ni byandi byo mu Rwanda byo guharara bimeze oya Ndimbati azahora akora views byanga bikunda nabonye bati mu mwoko wa kane ashobora gusohoka media oya byo nibyo no gushaka kugira ngo bashyushye media views ziboneke nubwo ari hariya ariko kurura ishene ariko byiza views zibe ziri gukorwa ntabyo iroza yarayambaye umusatsi wa mukura ubwanwa wamukuraho ariko hari umuntu ugifite ibintu by'ishatekereza biraho bo ntago bivuze ngo uwambaye iroza ntiyataha awe nababwiye ko Ndimbati atazigera ataha kizamuhama kandi nta n'ikintu yazanye kidasanzwe muri ngewe nta nubwo nabitinzeho kubera ko uretse ko yambaye iroze nta kindi kintu gishya yazanye
yaje gusa avanamo ingingo yabonye ko yatsikiyeho byo banga umuntu yari indaya ngo yaraguze akora nkaho yaryamye akabyuka yabyibagiwe ibyo banga bamwatse amafaranga ngo sabe niyo ngingo nayo yarayikwepa kandi kuko ntago zamuhaga avantage we yitsiritsa cyane ku matariki n'ibintu by'ibyemezo mu buryo butandukanye. Navuga ngo rero nta kintu gishya nabonye yazanye ngo tukemere, ahubwo wenda ubushinjacyaha nibwo bwaje bufitiye ikimenyetso ngo cyari private, barakibatunguza mu rukiko, barazengera barwara ikizengerera, ariko aho ikizengerera abavoka gishiriye baragaruka bagati iki kimenyetso rwose muri systeme kiri private. Yaje yahinduye uburyo bironeho bw'imiburanire. Icyo cyo ko ngo yasohoka muri iki cyumweru. Urumva we ari gushaka kurwanya intambara yose ishoboka yo kugira ngo bigaragare yuko amatariki Fridausi yavukiye hatazwi. Niyo ntambara ari kurwana yonyine. Bityo ngo bemeze itariki ya mbere z'ukwa mbere kariyo yakemezwa, ari nayo yashingirwa, ari nayo yahabwa agaciro. Ariko buriya reka mbabwira akangaka. Namara guprovinga ko itariki zaburiwe irengero bityo hakemezwa ya mbere, bizanamusaba ko yemeza yuko yagiyemo ku itariki ebyiri. Ikise nacyo azagifitiye ubushobozi buriya. Ari kurwana intambara y'itariki y'amavuko, ariko itariki yo kurobeka ntago azayikwepa. None azaye pruvate. Rega nayo akeneye kuyiprova. Nuko ugurumva cyafite indi ngingo ahubwo yo kuza. Afite amatariki abiri akeneye guprova, amatariki y'amavuko akamwanya mwaye kuvuga ati habuze igihe yavukiye. Kabisa. Indi yo. None ariko akeneye no kugira ngo ngo hariya iby'itariki 24 nabyo yabikomoje avuga ati aravuga 24 uwamureraga akavuga 25 uko guhuzagurika bitume rero biteshwa agaciro. Aganye nababwiye ntago mujya mwumva. Ikintu cyonyine gishobora gutabara Ndimbati nuko Joe Biden yakunga ubumwe na Putin bagakorera koro hamwe. Ibyo ntibishoboka. Bagakora koro iri shared kwa kundi umuntu bakora group koro bagahamagara His Excellency Paul Kagame. Ibyo nibe byonyine byasora Ndimbati. Ariko abantu mushaka kugoragoza ntibikora. Ntago byakora. Magambo makeya hajemo imbaraga za politike nibwo yasohoka kandi ntazo afite. Kiretse ari bya bindi by'avoka yimbwa imanuka ikihubura ihiye. Ubutegetsi buriho hano, politike cyangwa se n'iki isi ya politike mu Rwanda, ivuga ngo rero ikintu cya Ndimbati cya trendinzi reka tugikorereho umuti. Aho ngaho niho honyine. Donc reka nkubwire ngo uburyo Bianca Baby yagiye muri birthday nibwo bwonyine bwamusora hariya. Urabyumvisha noneho? Ntabyumvisha. Donc uburyo bwo kuvuga ngo Muhoza ashaka kwikorera kata politique. Bityo aravuga ati ariko mu Rwanda ni bande bari gutrending. Ni bande kugira ngo dukore umuti. Rero igihe cyose yaba bitagiye gukoreshwa mu mpamvu bivuga ngo hari inyungu ya politiki imukenewemo iyo ari yose rwose ntago bye ibintu byo ni nko kurota uri kumama. Byo n'urucabana. Ibyo ngingo n'urucabana na. Yo nayo tuyivuyeho. Tugaruke kuri story imaze iminsi isa nayo irangiye ariko nditarava mu bantu cyane. Ubwo icyo nenshatse uvuga iyo hajemo imbaraga za politike umucamanza aza mu rubanza ameze nkaho aho ari bubonere ibijya gusa n'ibimenyetso arabiha uburemere. Aza mu rubanza ntahari. Arimo hagati ariko avuga ati ari buboneke pawa niho ndibuke. Ni nkuko wenda abafana ba Ndimbati Fridausi akoze ikosa ritoya muri video runaka bahita bazindukira hejuru bavuga ati ntureba barashaka point kubera yuko bari gushaka point yari yose yamwinocent. Rero ubushake bwo kwinocent Ndimbati ntabwo ndi kubona hafa, nta nuwo ndi kubona ubufite. Nawe mbubona amarangote mutubwo ave mu bantu. Na madamu we ntabwo ntayo namubonanye uretse ko ni umunyakuri madamu. Madamu yaravuze ati nikimuhama rwose azajyeyo. Hanje avuga ati ariko nanone nimba babona yazaga agakorera abana bamurekura rwose akaza kabakorera. Ariko ibyo ngibyo amategeko ntago biteganya. So mu byukuri nk'umunyakuri nyine yaravuze ati binibi ikindi ubwo atarajya mu mizi sindamenye ikizabaho
nibatangira kugarura ibyo yagerageje kubeshya byose. Baracyari muri introduction. Mu mizi nibwo azavuga harya cyagiye. We nta kintu cyataye agaciro. Cyagiye uvuga ngo Jean Paul, cyagiye uvuga ngo wamuguza ari ndaya. Mu mizi ibyo byose bizaburanwa tu. Byanditse byose. Ara nakosa rero. So mu gihe icyo gihe rero nubwo wenda agira gute na gute ibyandimbati reka tubyakira yuko nta simbeze. Nta bihari. Okay, fresh sana. Witwa ni nyakwigendera nawe yisha amaboko Celestin amaze iminsi yitabye Imana. Ntago ari cyo ngiye kugarukaho cyane ahubwo nshagaruka kuri saga yabonetse y'ukwezi kwandika inkuru inyuranye na BTN byo ubivuga iki? Iminota yagenda ashaka kugenda ariko iriya saga BTN yagaragaje ubunyamwuga buke. Kwezi kugaragaza ubunyamwuga buruta bwa BTN kandi byari bikwiye ko BTN ari igaragaza ubunyamwuga bwinshi. Yarahubutse kwandika press release kubera ko ukwezi kwari gufite impamvu yo gukora iriya nkuru kuko umudamu yari yararenganyijwe bigaragara. Hari abantu bakeka ko iyo umudamu yatandukanye na nyakwigendera cyangwa se na nyir'ubwite wenda mu gutandukana mukamwumva yuko ngo yari umuntu utari umwana mwiza, mugatekereza yuko biha uburenganzira nyakwigendera kumwima ibyemerwa n'amategeko. Ubwo kwezi kuri side yawe kuri mukuri. Iyo ukurikiranye ukuntu ibintu byagenze ntabwo ari kuri side yanjye, ni kuri side y'ukuri na reality hari. Ni ukuvuga ngo nimba umudamu hari ibintu batamwemereraga kandi ibyo bintu bikaba bifite expiry date ya burial igihe bazashyingurira, wagira ngo agira ati ngo nategereze ngo yategereze akazakora iyo nkuru nyuma yuko bashyingura kandi muri kumwima kare w'umurambo kandi akeneye kuwureba nyine. None se nakora inkuru nyuma yuko mwamushyinguye bazajya kumutaburura noneho? So rero bagomba kubikorera mu gihe. Ikindi BTN yabizanyemo amarangamutima cyane. Ntago implication yayo nyumva n'uburyo bari bayivuzemo mu nkuru nge numvaga agomba kwituriza igaceceka bisanzwe. Ahubwo ba nyir'ubwite umuryango ubwawo akaba ari wo ujya gusubiza ibyo. Ikindi ukwezi wenda akantu kajya gusa nikosa bavuga ko yari yakoze ngo nuko ngo itahamagaye ngo balance inkuru nkuko Sabe yabikoze kuri Ndimbati akamuhamagara umva impande zombi. Iyo hari umuntu ugira ibyo ashinjwa ubaza impande zombi. Ariko ubu inkuru navuze ko navuze ejo nkavuga muhozi wagiye kubabaza ndetse wa balanceho nwango allegation iyo zitaremereye hari igihe bitanga ngombwa kujya kubaza runaka. Iyo ziremereye nibwo ujya kubaza. Nk'urugero uwakoze inkuru kuri The Choice niwe ngiye kujya gukora ikiganiro, hayakoze ikosa inkuru ivuga ngo polisi ngo zakubisa umuntu ntibabaza umuvugizi wa polisi kandi bajya banamwakira mu kiganiro cy'iwabo hariya ku isi. Aho ngaho iyo nkuru kuko iri kwa accusing ibintu bikomeye bagomba kwisora bamaze kuyibalansa n'ijwi ry'umuntu uhagarariye polisi. Donc iri kwakiza ibintu biremereye yagira impact ziri negative. Biremereye cyane. Naho ikintu uretse kangwereka umuntu akoze inkuru ivuga yuko nisha umuntu ukayisora utambajije ntago ubaranshije, ariko akoze inkuru ngo mutabazi nguzi ko ngo yogosha ahantu hamake wana bisaba kubibaranza. Ntago sakuye kubaza umuntu wogosha. Ntago ari ibintu hari ibintu ubona ko ari ibintu biri aho bisanzwe. So aho ngaho navuga icyo ngicyo rero bagombaga kuba baragiye aho umuryango bakoze ikosa. Icyambere bagaragaza yuko uwagira inkunga atanga batanga nimero si yuriya mudamu kandi niwe mugore we mwisezerano. Nwango habonetse miliyoni 100 habonetse 10 agashyingurisha 2 cyangwa 3 zirindwi zisigaye zajyahe nimba mutatanze nimero ye, nimba ahayo mafaranga ari kujya atanahazi, nimba atanabonye umurambo, nimba n'ibyangombwa bye mudashaka bibona. Aho ngaho bagomba kubona ko uriya mudamu ashaka ibyo byangombwa, ashaka kureba umurambo, babona yuko bafite impamvu zo kutabimwemerera, bagashaka ubuyobozi bw'inzego zo hasi. Ari nabyo BTN yakoze ikosa ngo bazajya mu nkiko gutese. RMC se inkiko ne RMC nikemura ibintu nkabiriye kandi RMC yigezeho yakubwira ngo nimba batarabaranshije baguha ikiganiro uvuge version yawe setu ubwo se sinyirangirije bavuga ngo arajya mu nkiko biriya noneho bavuga ngo nibo bari kubungabunga umuntu. None se boko banditse ya press release batarashyingura kuki bo bayanditse batarashyingura kandi aribo bantu bazanye ahubwo batumye saga iba ndende ahubwo nibo bayitwikiriye nkuru ahubwo mu magambo makeya bagize kudashishoza. So mu by'ukuri rero nge ubutumwa mpita ntanga hariya ko ndi kwihuta
ahubwo buri muntu wese uzi ko afite complication mu bintu by'umuryango we wateye inda abana barabizi ko bose batavuka hamwe ufite uwabyaye umwana n'uwabyaye uriye cyangwa se uwo mwabanaga ugiye kubana n'undi ukaba uzi neza yuko upfuye hari abantu bahanganira mu byo usize ukaba uzi neza yuko nyine harimo icyo kibazo abantu ndabakangurira kwandika icyo twita testament ungana nanjye ushobora kwandika testament none ukagenda uyihindura wagura brabasi ukayihindura wakubaka inzu ukajya kuyihinduza wanditse testament utaraye nawe ubundi ushobora ngo hari ibintu se mfite ngo byashwanisha abantu iriya benzi ngendamo nubwo ikuze napfa madame ati iyi benzi rero amafaranga igomba kugurishwa abana banjye wabyaye umukuru w'imyaka 20 mfite umwana w'imyaka 20 ndamufite arayoza iriya benzi akarenza abanamba bose arenza abana bose so agahita ati ngiye ni nanjye wayozaga muyimpereze mite nyicanaho musigare mugabana ibindi bisigaye cyangwa se umungu agahita ati ngiye ikanzu muzehe yayambaraga nkemera ni nanjye yakwira muyimpereze ibintu kabibazo arayoza byadanje so dushaka ingingo nk'imwe tugasoza kugira ngo urekuje muri arayoza report nk'imwe nayo noneho rero reka mvuge ngo ariko rimwe uzantumira ahantu babwirije rero abantu batanzi nshobora kugenda ahantu nkavuga politike itarimo gusesana guke nshobora no kujya ahantu nkavuga showbiz itarimo politike nshobora no kujya ahantu nkavuga ijambo ry'Imana mu mavuta bitarimo nacwa ku buryo nuwango njyewe bitarimo kuyoza nzi guhindura nshobora kuvanga nkajya hariya nkagaruka hano nkajya hariya so nuwango ndabihindagura nya hariya rero bagomba kumenya kuri mudamu bagomba kujya mu nzego zo hasi zikabunga zikabegeranya bavuga ati rero umudamu nimba ashakiranga muntu kukimuyimwima mwebwe turabona wenda kubera ko nubwo ari wisezerana ariko bizajya mu manza kubera ko yari afite undi mudamu afashe ibyangombwa wenda yabihisha mu buryo ubu sawa reka noneho bifashwe n'ubuyobozi nawe tutabimuhari kabone ko bifitwe n'ubuyobozi nawe azamenya azabibariza sawa icyo kirakemutse kumwereka umurambo kukimwa kumumwereka umwereka nimumwereka ijambo kukimutamuha ijambo ku gituro kukingura ni mu mugende mu ijambo gusa nawe twemerere ko atari buvuge ku bibazo bari bafitanye aravuga ko bihe byiza bagiranye afungira aho ngaho oya umuntu yapfe ntago uzawe uvuga aho yakuriye urwara ngo nawuze kuhavugira kuko ntago ahari ngo yisobanure ibyiza rero niba mara kwemerera ibyo usaba nawe emera ko erega umuntu w'umuryango umuntu ni w'umuryango nuza rero ukamuprofana ukamudiaboliza ni ikibazo bakabyemeranya akajya agafata ijambo akavuga ati umuntu twabanye gutya twabaye gutya ari umuntu mwiza gutya tubuze umuntu w'intwari abana banjye babuze se wenda nubwo hari ibibazo byari kuzakemuka neza se hari kurenza uko yaba adahari akarekera ijambo rye noneho bya bindi bimwe babikemuriye mu kubunga cyangwa se hagati yo kwicara muri gacaca ibindi bikazajya mu nkiko gushyingura ukagenda neza ariko abantu nibandike za testament wemerewe kwandikaho ngo iki cyana gikuru Yakobo yarayanditse abazi Bibiliya aravuga ngo Rubeni yandongoreye umugore ahita avuga ati nta kintu namupimira rwose nimpfa ntimuzagira icyo mumuha yaravuze ngo bene Rubeni bazabe bake icyo bivuze na bugingo n'ubu birakora iyo ugiye gutresinga abantu bavutse kuri Rubeni iyo ugiye gutresinga abantu bavutse ku muryango wa Rubeni usanga ari bake muri Israel ushobora kubashaka kubona batanu mu gihugu bikakugora wajya kureba abo mu yindi miryango kasani benshi kuko se yasize muri testament yanditse ngo ntazigera agira umuryango munini kubera yuko mwene Samusura azukana igisunzu yuriye urutara rwa se abona ubwambure bw'umugore wa papa we so rero iyo nuko kwandika testament ushobora kuvuga uti umwana w'imfura ntimuzagira icyo mumuha umukurikira ni uzatwara inzu tubamo iriya business izasigaranwa na ntuza iyo testament ariko iyo yanditse hari abo idaha amahirwe angana n'ayabandi iyo abandi bana bayibonye utarapfa bashobora no kubaniga babana so nabyo ari wakandika testament igateza imyiryane n'umudugararo mu muryango ariko nyine umuntu wese ufite complication mu muryango byaba byiza yanditse testament agihari agifite imbaraga igihe cyajya kigera yabona ari byo akeneye guhindura muri testament akagenda akayihinduza ari kumwe n'umunyamategeko imbere ya noteri
ibyo byose na ziriya saga zose ntazigera zibaho ko nuwaza akora saga reba nk'urugero yaba yaranditse nahirishwa amaboko ngo nge nka nahirishwa amaboko umunyamakuru ujya mu giti akavuga ngo hano rero ndi mu giti birababaje kuba hari abantu bakihamagara bari mu giti hano nagiye kureba imva z'inyamirambo ko zujuje ibisabwa akandika akavuga ati umudamu wanjye mukuru nimpfa ntiyemerewe kureba umurambo irangamuntu ntimuzayimuhe byose ibyo yakorewe akaba ari ntawurisha amaboko abyanditse yari kubivuga bagahita bamwereka testament akaburana na testament nyir'ubwite niwe wabisabye nta kindi tuvugana ndavuze ngo iyaba if condition iyaba ariko byagenze so nuvuga ngo ko bataranditse testament byatumye abasigaye babikora uko mu nyurabwenge ryabo bibazamo ariko umuntu wabyaranye n'umuntu akaba afite akiri n'uwisezerano rwose ugomba kureba mbese uretse kuri gutekereza gutya amarangamutima yawe amategeko amwemerera iki none se icyo amategeko yamwemerera wakimuhaye nubwo mutarajya amategeko none se nimba mutari kwemeranya ukaba wemera ko ari uwisezerano bafitanye abana ibitekerezo byawe babishyize ku ruhande ukajya kubaza ubuyobozi bwo hasi bugakemura icyo kintu bakabunga. Okay, fresh. Angiyo tuvuyeho ingingo y'anyuma kugira tukureke dusoze ingingo y'anyuma tukureke usoze ujye muri gahunda zindi ufite nyinshi cyane tunagushimira ko watuganirije. Turacyari mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bivuze ko nubwo icyumweru cyo kwibuka cyarangiye ariko iyo minsi ijana y'igihari. Hari YouTube channel y'umuntu witwa Kasuku Media maze iminsi mbona avuga ku bantu basa naho bapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Yawe nihe ubona ikintu cyo gupfobya Kasuku Media ndamukurikirana buri video sasoye nyishyiraho like kubera ko nemera ibyo akora buri munyarwanda wese ntago yareka bare abantu nese ajyari akabeshyera ubuyobozi akabeshya ibibaho akabeshya n'ibitabaho kandi arabibeshya ari iyo hirya yarirukanse bari nk'umwabaga muri njyanama y'akarere muri abo birwa babeshya yirirwa nyine agaragaza amabi yabo yari muri njyanama ngo nimba ari y'akarere nimba ari y'umujyi wa Kigali afata yiba beride miliyoni 40 z'ideni yari afite ntiyazishyura ubwo iby'abana yafashe ku ngufu n'ibiki byose byo ntabyinjiramo kuko simbifite gihamya zabyo. Ikindi singira uwo muco biriya mbyita frappe sur la ceinture kuvuga amabi yawe nge nataka ibitekerezo byawe nataka ideology yawe mbi ntagaho ninjyayo ibyo wasize ukoze n'ibyo ukora bitari byiza biharira Gasuku akaguha bene wanyu agahwitu akagu cyamura. So, noneho rero uyu muntu yajya hanze agahita yita impunzi ya politike yo kwiba BRDC nayibaho buriya hari ibintu bivugwa yuko nimba atashobora kuba igihe nicyo cyabyanditse bamufashe yenda gutoroka igihe nicyo cyabyanditse sinzi nimba byaranditswe bitaranditswe ariko ayo makuru yangezeho gutyo bibaye byari byakaba yarashaka guhita nyerera abonye iby'inkuru yo ku isimbi yasarishije iyo agera hanze nawe akavuga yuko abaye impunzi ya politike kuko ntago wemerewe azire ubuhunzi ntibwemeye ku Rwanda keretse uvuze ko uri impunzi ya politike nibyo byemerwa none si yagenda akita impunzi ya politike no gusambanya abamineri bisigaye byitwa politike nuwanga abantu babeshyera igihugu kubwo impamvu zitandukanye n'inyungu zitandukanye. Padiri Nahimana Thomas wabari mu mpamvu z'ubucuruzi bwa YouTube bakunda amafaranga ariko gukunda amafaranga ntibimwemerera gusa no pushing ibintu bishaka kuzatugeza kuri jenoside uriya we bazamumparire ninjye nawe paka kuko ibyo arimo n'ubugome nimba akunda amafaranga nayakundire mu bindi ariko nimba yakunda ashaka guprovoka désobéissance civile ashaka kugarura abantu kuri Hutu power ngo bari kwibuka manifeste Hutu ariko urumva iki kintu muri 2022 abana bamwe nta nubwo bazi icyo kintu uri kuvuga na amateka yo mu myaka 40 ishize ugiye kubivundura noneho bigire actualize. So mu by'ukuri rero navuga ngo buri munyarwanda wese ubifitiyemo ubwo bushobozi navuguruza ibinyoma by'abari abantu buri munyarwanda wese ko bari abantu bashaka kudusuzuguriza abayobozi ngo avuge ngo kabari bajye kumusubiza ari ku rwego rwe neza kabari bari ku rwego rwo gusubiza ingegera zose uko nanjye ntaravuga ngo nsubize kandi bari bose mbarenzeho irwo bari bose mbarenze unese ko ngubwira ko ndi kwandika uburyo ikibazo cy'abazunguzayi cyakemuka muri bo ninde we wari watubwira ko ikintu cyakemuka uretse kuri saza ngo ngo umuzunguzayi yakubiswe ngo yeye ngo akiriya leta bashinyitse kuri iyihe negative ndavuga abo bari hanze twatuntu dutoya nitwo ba develop none se nk'ikibazo cy'umuzunguzayi leta ifite iyihe negative side
muri iki gitabo muzagisome, ufite negative side ni umuturage. Umuzunguzayi se wamugurira we Patrick niwe utuma rero aguma mu muhanda. Leta rero nimba yashyizeho isoko ngo barijyemo bakanga kurijyamo, irashyiraho imodoka zo kugira ngo ibacyahe. None se ubu polisi yashyize umurorage cyangwa se umutraffic mu nzira akaguhagarika ukanga guhagarara, imbere bashyiraho ufite imbunda wo gukurasa amapine. None se bwo barashaka kugira ngo tugire igihugu polisi traffic guhagarika ukanga guhagarara yatuzamura urutoki rwo hagati kandi ntihagire inkurikizi. Umuzunguzayi ikibazo cye abantu bazajye kuri Leaders of Tomorrow, umuturage ku isonga, bazabona uburyo nagikemuye burundu rimwe na rizima, ku buryo no gushaka umuzunguzayi mu muhanda no munsi y'umukingo utanamubona. Ariko bo ntago baza batanga ibisubizo, ni nka bino byabimukira ngo ntibyakabaye, wowe uri gutanga ibisubizo. Nimba ushaka kuvanga ibintu ntibigakorwe, tanga alternative yuko byakagenze. Ikindi kandi bigaragara yuko umusaruro wava muri ibyo bintu uri kuvuga waba ari mwiza kurenza uwava mu bihari. Ikindi rega niyo muri mu ndirimbo nkunda cyane, nkunda kuyumva byatari, my president is black, Young G's na Jay-Z. Abango just because you have an opinion does not make you a politician. Bush lied to us, but it does not make him a criminal or a seminar. Eri ndirimbo ndaye hari ahantu hararenze. None cyo cyubwira kubera yuko wakemura ikibazo cy'abazunguzayi, kubera ko wakemura ikibazo cy'abazunguzayi ntago bisobanuye yuko uri umunyapolitike. Just ahubwo vayo tugushinga ikigo gikemura ibibazo by'abazunguzayi, tugushyire umushahara kugira ngo azaze tumucishe mutobo, tumujyane Nyabugogo tumuhe iduka. Nimba ashaka kutwereka yuko abanyacyangwa gucuruza ari ibintu byabo, aze tumuhereze iduka acuruze hariya, ariko areka ibintu byo gusenya igihugu. Imyaka 28 rero irashize twibuka ibintu byo gupfobya, ubona bigeze ku ruhe rwego? Gupfobya ahubwo bimeze nkaho aribwo bigiye kujya byaza, kubera yuko kubwira umwana w'imyaka 25 wavutse jenoside imaze imyaka wenda 3 cyangwa se ngaho ibaye, kumuyobya biroroshye, kumuhinjarika biroroshye. Gufata amateka ya kera ya Parme Hutu na Hutu power ukayagobyora ukayita meza, nibyo bari gukora uyu munsi. Bakoze anniversaire ngo imyaka 35 ngo ya manifeste Hutu, les imbéciles. None yose ibyo ngibyo nabyo tuzareke ministre uza kubivugaho, hari akantu kabaye ntago karyoshye. Ibintu bya Mukankiko ministre asa n'umutwikiye, ntago ari wagomba kumuvugaho, ninjye agomba kubivugaho, ni Kasuko agomba kubivugaho. Ko iyo ministre avuze ku muntu w'ingegera nkuriya abamuhaye valere atamerita. Ariko nyine impamvu byabaye nuko ministre ari byashinzwe mu nshingano ze, umwe n'ubwiyunge, akabona umuntu uri kuzana ibintu bitandukanye abanyarwanda. Ariko the next time ntibakamansiona amazina yabo, bagiye bareka kumansiona amazina bikorwe na ngiye Mutabazi, Kasuku n'undi wese ubyiyumvamo. Yego buriya hari Kasuku azajya kubitira hariya, naho kubitira sura sentiri ntorya zimeneremo. Noneho nanjye nze mbereka ngo biriya by'abazunguzayi barimo babeshya ngo leta yabyitwayemo nabi. No, ntago babyitwayemo nabi, ahubwo igisubizo kirambye ngiki. Aho ngaho rero tuzabahashya. Kuko reka nkubwire, imbaraga ushyira mu kurwanya FDLR, imbaraga ushyira mu kurwanya FRN, zakabaye ari zo nke ugereranyije n'izo ushyira mu kurwanya bariya. Umuntu urica my friend, umuntu iyo biba ideology mbi ntumushyireho imbaraga zo kumurwanya. Ni nko iyo udafashe ihene igihebeba uhebeba nkayo. Biriya rero tubyita gufata ihene igihebeba. Aho bishoboka tujye kuri YouTube tubarwanye, aho bishoboka FDLR ikamuca urwaho irimo urase mu gahanga. Nje nta mikino njya ngira hariya. Ubari muri ngo yasibiki ibintu Padiri Nahimana Thomas akora, babyoroye bakabyihorera. Iriya Hutu power bidwa promotinga bakabyihorera bakabireka, byaza tugeza kuri jenoside. Ubwo rero bamuguyeho bakarikira mu gahanga, mu hagati ya Mukankiko na Padiri ngiye Mutabazi najya no barase haduye. Nimba yumva rashaka kujya
ntibakafata ibintu urashaka guhembera genocide ukabyita politique ukabyita opinion use mutabazi n'icyo utagira umuntu ngiraho mvuga ngiraho ntangira naho ngarukiriza ubwo se nuko nafite umuntu icya kabiri abantu mu Rwanda se nuko tutakeneye views erega biriya bintu biratwika man biriya bintu bigira views man kuko erega aba genocidaire bose bahita bakureba abantu bari desespere barwanya igihugu bose bahita bakanda like uretse na like n'amafaranga barayakoherereza none se nuko aya mafaranga tuyakeneye ariko tuzi ko mu mafaranga wafata harayo udakina nayo asenya igihugu amafaranga bagiye bayabona ubuse turababona wanyine icyo nshaka kugaragaza ni ukuvuga ngo umuntu arashaka kubiba amacakubiri agahakana genocide negationisme n'ibindi byose yarangiza akitwikira liberté d'expression ubwo icyo gihe none se nimba utakitwikira liberté d'expression ngo nze nsebye mama wawe ku mbuga nkoranyambaga mvuge ibintu byose bitavugika none se nuzi ko ari ibyo umuntu akurengera erega itegeko nshinga ntago barisoma wemere kuvuga ibyo ushaka ingingo ya 43 ariko ntiwemere kuvuga ibibangamira ituze rusange voilà aho niho bagwa sasa icya kabiri nibisebya mugenzi wawe mu ruhame voilà genza umuntu wafashe aka video ko mwapotre umwe ukomeye hano mu gihugu ko mu muryango hagati sinzi ukuntu kamuguyeho agashyira kuri channel ye muvugizi wari baramuhamagaye kucyo usebye umuntu wibashye muri societe nimba ari kibazo afite muri famille azagikemura nk'ikibazo cyo muri famille urubishyira hanze nkandi wabikuyeho undati nabikuyeho rwose afande nimba rero utemerewe gufata ibintu by'iwanjye mu rugo ngo bishyire kuri YouTube ungendane ngufata amafoto ya Noeline yashyire ku gihe ntiyabareza se nibamuye miliyoni 5 noneho ibisenya igihugu nibyo wemerewe rero ngo na freedom of speech ngo twe tuba turi gutanga ibitekerezo byahehe kubera abantu uko nani ibitekerezo bagira gusa nyine umuntu wenda waburaye iyo bamubwiye ati rero kububurara nabo bayobozi babitera ibintu byose wa muntu waraza byumve abitega amatwi kuko burya umuntu iyo yibabariye umuntu wese uzamubwira yuko ibyo avuga byamubera igisubizo aramwumva naho yaba mubeshya reka mvuge ngo bari abantu reka mvuge ngo uruzi nk'iyaba ubuyobozi buvuganye n'abantu bose bafite ama YouTube mu Rwanda bose bakabasaba ngo rimwe mu cyumweru mujye muha umuntu ikiganiro avuge n'umuntu ufite ligne editorial ya showbiz wowe uremerera ubuyobozi kuzajya utanga ikiganiro kimwe nkuko mu cyunamo se mwese nimukora ibiganiro by'icyunamo ntago bisaba ko mubikunda cyane uya ni ukuvuga ngo niwo murongo w'igihugu rero bashyireho na gahunda bango hari abantu babitojwe babyemerewe byahamye yuko babishoboye bashobora kuvuguruza bari ababeshyi ko nabari ntago abanyapolitike ni ababeshyi ni abajura ni ibisambo n'abantu ari nk'ukuntu cyane nagiye bavuga ngo umuntu ni inyangarwanda nkagira ngo barababeshyira cyase nagatwiko ka politike cha Padiri ni inyangarwanda Mukankiko ni inyangarwanda abo bantu babiri bo nanabisinyira nizo wenda bandi sijuke ariko iyo bigeze kuri abo babiri bo narabakurikiranye ndabasesengura nizo ubarwanya bari kurwanya umwanzi w'igihugu rero nabo nimba badashaka kuba inyangarwanda nibahindure basaba imbabazi abanyarwanda baze tubacishe mutobosha tubakubitegira inka u Rwanda ruri tolerant ntawe ruheza ariko uzi umuntu ryariya ngo se barakira impunzi ngo gushaka amafaranga biriya ngo buriya ngo boni bafite impunzi ngo zuzuye amahanga nta mpunzi u Rwanda tugira abantu bananiwe igihugu baragitoroka uhunze inzara nkaho yafatanyije natwe kubaka ubukungu ageze hariya ati ndi impunzi ya politiki n'umuntu wicara ngo sinshaka kuyoborwa na FPR ikigoryi none se nyine nimba utashaka kuyoborwa nayo yatsinze amatora fukura umwobo wirenze y'itaka ujye munsi y'ubutaka ahita ayobora wewe ntabwo yayobora munsi y'ubutaka cukura witabe ariko nimba wumva ushaka kujyana ibintu mu murongo none se nk'ibi bitekerezo ndi kwandika ngo by'uburyo ikibazo cyabazo ngo uzayicyakemuka nibidashyirwa mu bikorwa nzakora iki nje nzatuza ku bitekerezo se nabivuze
bikaba bidasenya igihugu. Natanze opinion wenda bumva zitaremereye, wenda implementation bumva idashoboka, wenda nta nubwo byabagezeho, ariko ibyo se bitume njya hariya nshinyika amenyo nkanura amaso nirakaze funyikire gutya ngo uri igiki wowe. Ahubwo ngi ikintu kimbabaza ni ukuba inzego z'umutekano, ndabyibuka president yigeze vuga ngo tuzashyira amafaranga mu mutekano menshi ku buryo kuhungabanya uzashaka kuhungabanya bizamuhenda. Ngi nkaba mbona abo Padiri Nahimana Thomas na Mukankiko bitabahenda. Mu magambo makeya za nzego zatorejwe inasho ntikizikizi gukora akazi. Bare ntago twakabaye tukomeza guterana amagambo. Ubundi hariho nakemera ngo turaterana amagambo, hariho nakabaye mvugane no inzego nizijye gukora akazi. Ntago rero guterana nawe amagambo, kuko nge nshobora gukora video ikarebwa n'abantu 10,000, wagakora video ikarebwa n'abantu 50. Bandi banyumvishe bari bugumve kabeshya, ariko bandi 40 araboretse. Nibigize y'umwanda. Oya hari ibintu tutagomba kujya dukina nabyo. Hari ijambo nigeze kwandika ndabyibuka navuga ngo hari igihe uvuga amagambo akangiza byinshi mu gihugu kurenza wakirashemo misire. Ntuzajya utangazwa ruko nawe uri kurwanywa gisirikare. None umuntu yemeje abantu ngo muve muri ndi umunyarwanda, mumenye ko muri ubwoko runaka mufite 85% muri benshi, muhindukirana abo bantu mubavumbukane, mubashushubikane. Sina abanyarwanda n'abagande. Ibi bintu avuga biramutse bishyizwe mu bikorwa, urumva nta genocide yaba. Abaturage 10,000 bagahagurukana igisirikare n'igipolisi n'abayobozi bagatwika ibipine bakagira gute muri kandi bigakorwa n'igihugu cyose. 10,000 zose zigahagurukira rimwe, cyangwa se simbizi nabo ba genocidaire tutarafata bahita baza bakatugwaho, umva bagahanagura icyitwa umututsi wese, uwaturutse Uganda, waturutse Burundi, waturutse Kongo, waturutse takoze mu gihugu, bagasibanganya bose. None umuntu uri gukora icyo kintu ngo nuko ari kubikoresha umunwa, mu gihe nge ntarajya hariya ngo nanjye nigaragambye yuko inzego zishinzwe kumuzana mu Rwanda dead or alive zitarakora akazi kazo, ngewe nawe yakitwaye nkanjye. Kuko nimba ari ibitekerezo afite ibitekerezo ko abanyarwanda bagomba ngo gukubita inzego n'ubuyobozi n'igisirikare ngo bagahirika ubutegetsi, ni igitekerezo cye kiganisha kuri genocide. Nanjye mfite igitekerezo yuko inzego zigomba kumuzana dead or alive, ari muzima cyangwa ari umupfu. Mukankiko na Padiri Nahimana Thomas mbakeneye mu Rwanda ari bazima cyangwa ari abapfu, bakajya mu nkiko bagasobanura ijambo ku rindi, ikinyoma ku kindi, bagahanwa. Nimba hari nabo dusigaza ku ruhande tuya dusubirikanya nabo tugasiga abo bandi, ariko it's the matter of time. Hari ibintu tutagomba kurebera, ngo abanyarwanda ngo urabona ngo inzara irabishenga, ariko ngo inzara yaranyishe birancanga y'amabara yose muri Kigali. Ntago nigeze ngambirira ibyo, nta nibyo nteganya kugambirira. Wowe rero uri ikigwari nimba wumva inzara se ihari uyu munsi si yari hari 95, haraho tugeze, ndetse turi kugenda twiyubaka. Muri 2050 wasanga azaba ari ibindi nkaho waje ukagira uruhare mu kugira ngo tubyubake, ahubwo na gatoya twubatse uri gusenya. None se Nehemiya agiye kubaka inkike, Sani Barati na Tobiya bakaza yabigenje ati, irababwiye ati mwubake mufite n'inkota, ushyiraho itafari, ucunga ko Tobiya na Geshemu batari hirika, kuko bari bavuze ngo n'ingunzi ngo ibyo bintu ngo nizibyurira ngo zizabihirika. Iyo umuntu yatanye ngo n'ingunzi nizibyurira zabihirika, nuko abashaka kuzacunga mwubatse nijoro mwaryamye, akaza akabihirika mu gitondo ati sina navuze ngo ingunzi zabihirika. Aravuga ati rero mwubake ukuboko kumwe gufashe inkota.
rero ntago iyo nkota ari y'ubusa, dead or alive. Ibyo byo ndabishyigikiye, ahubwo abantu bose bafite impano yo kuvuga ko ntago impano Kasuku afite abantu bose bayigira, kugira courage, kubikora icyumweru cya kabiri cya gatatu udahagaze, nyine kugira iyo courage yo kubumva ukumva ibyo babeshye byose. None se kuki bagiye kumutambika ari amafaranga? Marara ngo agiye kumutambika amafaranga nanuza, kandi nanjye barabinkoze wanuzi ko yabivuze akaribwo mbyuka ko babinkoze. Ntago uriya Marara nari muzi. Iriya tekinike nahise nibuka ko ariyo mode operatoire yabo. Nari ndi kuvugana n'umuntu w'igitsina gore kuri video call. Arangije ni video call ni ahita avuga ngo hari abantu ashaka kwanexa bo mu Bwongereza b'inshuti ze. Mbona mwanexejeho, ariko ntago najyaga mukurikira ngo menye Ruki. Nta nubwo yipresence ngavuga ayo mazina. Mu kwipresenta manzi arambeshya amazina. Urumva yuko nimba n'abantu ba tracinga yuko tujya tuvugana n'inzego z'umutekano byari kubagora kubona ko yampamagaye, kubera ko uwaguhamagaye baramubona ko ari umuntu usanzwe, none wundi we yaje bamwanexinzeho. Abantu abantu bafite imigambi mibi, my friend. Gusa bamamagaye iryo rimwe ntibanagira icyo bambwira, kubera ko aho yagerageje vuga ati ngewe urumva ati naje gutya ati ndi mu kubohora igihugu, hari ukuntu murakubwira ibintu agira ngo uraba interested nabyo ugahita ubisimbuka ugahita ujya ku bindi. None yumvishe ntari no kwita ku byari gushaka kumbwira, ashobora kuba yaragitagira. Gusa nge sinanabyitaho ko rero turayirangiza, ariko yarabivuze ndabana harya wa muntu njya kureba ishusho ye, nibuka ko nabonye muri video call banexinzeho. Nibuka version y'ibyo yavuze yari mu gisirikare n'ibyo hasi umutipu ziko shaka kugira ngo ajya aca muri zikoro bamwanexingeho agira ibyo agira. Bango bare batipi yo wabonye urimo ubavuguruza ugaragaza ibinyoma byabo, bahita baca ku ruhande bashaka kugereka amafaranga. Buri ufite impano yo kuvuga nk'iyo mfite, n'undi muntu wese ufite impano yo kuvuga mu Rwanda ni yicunge. Umuntu wese ufite impano yo kuvuga adatego. Buriya tutiye duhakana ibintu twemere n'ibindi, ni wanga urukwavu wemere ko ruzi kwiruka. Karasira yarazi kuvuga, Aimable Karasira yarazi kuvuga, kudoda ibitekerezo anakabikubita mu minota 30 akabavuza ibintu. Rero bahita bareba umuntu nkuriye bakavuga ati uyu muntu yabyinjiza mu bantu ibyo dushaka binjizamo, bagatanga amafaranga. So rero umuntu wese ufite impano yo kuvuga ni yicunge, kuko ari amafaranga bampereyeho barayampaye, bakurikira Kasuku barayamuha. Ariko ahubwo navuga ngo nundi uri kunyumva nibagerageza guha amafaranga uzabone ko bakubonye imbaraga yo kubarwanya, ahubwo ubarwanyiriza icyarimwe. Njye ariko njye mbibateguze, ntago mbabuje kuma amafaranga, ahubwo nabibakangurira. Ngeze principe ngenderaho, umuntu urwanya igihugu nampa amafaranga nzabwira inzego z'umutekano yuko yayampaye, agiye kuyampa, nyafate zibizi, nindangiza kuyafata nzinduke murwanya nk'uwabyishyuriwe. Ahubwo urumva ikintu nubango, urumva umpaye miliyoni 10 ngo mvuge ubuyobozi nabi, nazifata nkazifata nicaye sha kungura eferi sha, akariho nzifatira sha, akariho nyabikuriza sha, narangiza bagana. Ahubwo rero reka dupange plan y'uburyo ngiye kumwataka akagira ngo nishyira hamwe bamuterereje, ntabwo nayasubizayo, naze yubaka igihugu. Wasanga ari nibyo wasenye bikeneye amafaranga kugira ngo yiyubake. Hoye nibyo Rusesabagina umuryango w'umpaye amafaranga nayafata nkahita njya kuyafashisha abantu banyabimata, ntabwo nayanga rwose, ariko nabikora mu buryo ubuyobozi bwaba bubizi. Kuko kubikora wihishe cyangwa se witsimbye nibyo bihinduka icyaha. Kuki wabifashe witsimbye, kuki utamenyesheje inzego, icyo niho gihinduka icyaha. So mu by'ukuri rero navuga ngo Kasuku ibyo ari gukora nibyo umuntu wese wifite mu bwo bushobozi yakabaye akora. Gusa bikanatwereka ko urubyiruko rukeneye gusobanurirwa igihugu cyarwo, bakamenya amateka, bakamenya umurongo igihugu gifite, bakamenya ibibera mu gihugu, wenda si bose ariko bamwe, bityo umuntu erega katubwizanye ukuri, abantu bose bayobora muri iki gihugu mu myaka 50 ntago bazagihari, bazaba barashaje. Ni wowe ushobora gusanga ari wowe uzaba rero uyobora. None se nudafatirana uyu munsi ngumenye ibibera mu gihugu, unagira uruhare rutoya rungana nuko ungana, bityo ugende winjira. Ubu twavuga ko abanyarwanda bose
bitabareba, ndavuga abakiri bato. None se niba bose bitabareba, ni bande bazajya kuyobora? Ikindi ntimutegereze ko umwana uhazi ifiriti hariya na mayoneze ari uzajya kubikora. We nta nubwo yimenyereye guhangana izo Oxford na Harvard, urumva byavamo. So rero abo ngabo bafite iyo ntuze ibishoboye, talent na environment babamo ikaba ibishoboye, nabo ngabo bashobora kubikora. Abo bo mu bipangu bazajya kuhangana mu buryo bwa diplomasi, iyo ngiyo nyine muri za Union Européenne, kuko nabo bafite urwo Rwongereza n'urwo Rufaransa n'ubwo bumenyi, quality education ibibashoboza na background naho bakuriye harabibemerera kugira access kuri ayo information. Buri wese natanga uruhare rwo korongana. Thank you so much for your time. Wakoze kutuganiriza, yari sawa cyane igihe cyose tuganiriye, dusoza ari ikibazo cy'igihe kitadukunda, ariko muri twari nzi ko ndakora ikiganiro cy'iminota nka 20 ko nihutaga byadanje ariko nta kundi. Wakoze cyane, turagushimiye cyane. Abantu basure Leader, abantu basure YouTube channel yanjye yitwa Leaders of Tomorrow, Mudukubo umuturage ku isonga. Uburyo uyibona, wandika muri moteur de recherche ya YouTube ngo umuturage ku isonga, uramanuka hasi nko ku kantu ka 5 cyangwa 6 uhita ubona iyo channel ahantu imeze. Nanjye ndiho mu biganiro byinshi cyane, mfite iminsi 100 yo kubaka umuyobozi w'ejo hazaza, kubaka ubuyobozi mu baturage. Ikindi nimero ya Apotre Mutabazi ni 0788 30 9513 niyo nyandikira kuri WhatsApp, niyo unyohererezaho momo, niyo yangira muri momo. Ntago nkunda umuntu tubwira amazina ye ntatubwire momo ye, kubera ko ntago wamenya. Iyo ushaka kuntuka uca kuri iyo nimero ukanyandikira ibitutsi, iyo ushaka kohereza momo uyicisha nimero ni imwe, mbese ntago ari ebyiri. Kandi ubwo abajya kuri channel yanjye bo niya bank ndayibaha. Thank you so much. Mwakoze cyane kudukurikirana kuba natwe, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro yawe TV ibagezaho. Nitwa Patrick, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana abane namwe.